mibaki imishinga uziko tuyisazanye wowe dusazanye imishinga ariko noneho iyo dusazanye bana nta kintu iri gukora noneho wowe ntabwo uzi n'inkuru noneho ibabaje n'akazi nakoraga mani boss yanyuka n'akazi nakoraga iki nagaburiraga imbwa y'umukirema yanyirukanye ibiryo ngo byimbwa ngo ndabirya ubu rero ikintu nshaka nuko nshaka ko twigira besiko wese aciye hano tukagira imana tugasanga nta gapfukamunwa yambaye zo ziraba ari imbona abayobozi haje abayobozi se kubera iki abayobozi wanarya kuko umana ukibuka umuntu ugaburira imbwa ngibaza umuntu boss ahaye akazi ko kugaburira imbwa namwe nako koza amasahani wakirukanka ndabona mutari kubyumva neza reka ndaza kubereka gatatu y'ukoresha uretse banza nungutse agatekerezo urabizi none kubigeze noneho njyewe ndabameze gutya mpagaze nyine nk'ubahagarikiye umuntu bwaze noneho mwafashe nk'abantu aragira ngo noneho njye ndi umuyobozi mwebwe murihindura iki ngenda ndi umukire ese muraba umukire ngende wowe uri umukuru w'isibo yego rwose ndanabishoboye wowe uri iki ngenda ndi kabutura nyine wabesiko wowe uri mudugudu ngende igitifu umurenge hagize umuntu tubona tutazi mu iyo nzira twafasha abantu twebwe mwahita bati mudugudu abo bantu basange ku kagari kugira ngo tugire ute tubavane mu nzira atagiye utwiyongoza tugatambikana mutaneza abantu ariko uko bari buduhe turayigabana neza turinganiza iki nacyo genda ushinganye ipeti nawe none gute rero ni ubwesikoro mani tugacabiranya abantu mani nyine gute umuntu ashobora gucabiranya umuntu ubwo yamucabiranye ni ukwaka amashakoshi ni ugukubita abantu tukabaka amafaranga twabigenza dute kugira inama basaza ahubwo mvaye ari igitekerezo mureke gatoya ahubwo ukuntu tugiye kubikora muzana udupfukamunwa dutse rwanjye pawuro mani ibihehe mwabarereko yabare gucishamo izina pawuro biswe nawe n'ibintu Jebro uri kurya none nta nagapfukamunwa mujye hano mugende mu muhanda wose yambara agapfukamunwa wose reba ukuntu ugomba kurya wambaye agapfukamunwa muri korona ntabwo bijya bishoboka warya gute urimo kuvuga ugomba mwereka ukuntu barya bambaye agapfukamunwa reba barya ubu ntabwo ndi kurya wanje ukuraho agapfukamunwa wowe ugakuraho kagasubiza noneho we ntakufite ngaba ni bantu ki aba ni bantu ki uyu nguyu aba ni umukuru w'isibo bamwitse nguyu uyu ni mudugudu uyu nguyu aba mu isibo ya ngira ngugire umenye n'inkubura nkubazwe urabona iyo sibo ntabwo ibaho kigaragaza ko ari isibo iyi sibo ntabwo ibaho murenge wahe umurenge twarayitoye baza abaturage hano hose bakubwira ikosa ubundi zo kambabaza mwagenda mutambaye agapfukamunwa na rimwe mugenda mu muhanda uno muhanda ni uwanyu kuki mwambura abantu ni ukubigisha umuco kwa kwambara agapfukamunwa uyu munsi nimba uhombye ino biswi ejo ntabwo uzongera kuba wagira uzajya urya ariko watubwira ariko si watwambura se muri bayobozi nyabaki niba muza kudufata ngo ntitwambaye udupfukamunwa namwe mwadusize hirya mutatwambaye mukaza kutwaka n'ibyo twiriraga ubwo ngubwo muri bayobozi ki muri kutwigisha se ibihe aho twikutwa tudufite ngo muri kutwigisha kwa tudufite ariko ese mu ntoki niho batwambara ariko abone ko tudufite twebwe muravuga ngo nta gapfukamunwa twari twambaye mujye mukurikiza ibyo tubabwira mugakurikiza ibyo ngo natwe twakoze tugakuyemo tugiye kurya kariya kantu kwanza nta nubwo ntungana nawe muve hano mwicare hano aha turi sasa afite amagambo menshi mwicare hasi se ahubwo wari muratwambuye mufite amagambo menshi mwicare hariya mugire vuba hari icyo gikapu tugufasha urima igikapu umuyobozi wowe muri kurya ngo mwuvamo ariko muratwambuye mwebwe rero tugiye kubabarira ariko n'ikindi kintu muzajye kugenda mu muhanda muryagagura ntabona mwambaye agapfukamunwa muti twahuye nzabonana namwe babone muceho mugende ati ko mutagendera ku mwuka abantu bafite ikibazo tugende ariko wowe mudugudu abantu biteho mudugudu abantu biteho
ariko turabatoboye niga umva kariya kaneke kari dani turabatoboye aka ndaga kabiswi noneho ahubwo kiriya gikobwa ahubwo ni n'igisambo mani aya mazi ko cyari cyanawumazemo me akabiswi mana kimbabaje nuko ndi